Hello fashion lovers, murakaza neza kuri YouTube channel yitwa Pizotera. Abasanzwe mureba video zanjye ndabasuhuje cyane, kandi nimba ari n'ubwa mbere ufunguye iyi YouTube channel yitwa Pizotera yigisha kudoda igatanga n'izindi serivisi zijyanye n'ubudozi, nawe nguhaye ikaze. Rero uyu munsi naguteguriye isomo rikwigisha byagufasha kumenya neza gutera umukaba w'ipantaro. Yes, kuko hari umwe mu bankurikira wansabye kuba nazamutegurira isomo ry'uko watera umukaba kw'ipantaro y'abagabo. Yes, ndibaza rero atari we wenyine waba wibaza icyo kibazo, niba nawe icyo kibazo mwari mugihuriyeho akaba yarabashije cyakora kubikuvugira muri comment. Rero uyu munsi niho ugomba gusubirizwa, uyu munsi urarangirana no gusubizwa kwawe. Rero kurikira video yose kuva itangiye kugera isoje kugira ngo utagira akantu na kamwe kagucika. Yes, rero ikintu hano ubanza gukora, ipantaro uba wayiteranyije wayisoje. Ikintu hano uhita ukora rero, kuko ipantaro yikubyemo kabiri, urapima umuzenguruko wo mu nda. Yes, uramanza ugapima umuzenguruko wo mu nda ugabanyijemo kabiri, 38 kugabanya kabiri 19, ukahashyira akamenyetso. Yes, wamara kuhashyira akamenyetso rero ugenda umakinga nanone ahantu uri bushyire porte ceinture. Yes, porte ceinture rero uturutse hariya ibipimo byagarukiye hariya 19 hagarukiye, subiyemo inyuma inch ebyiri mu mibare minini, kabiri mu mibare minini. Yes, hariya rero ndi kugenda makinga porte ceinture. Hano rero nturutse kuri tirete ndatambika 4 n'igice. Yes, aha naho hajya porte ceinture. Yes, warangiza ugafata iyi distance iri hano, iyi 4 n'igice yagarukiye, na hamwe wasubiye inyuma kabiri kayigabanyamo kabiri, harimo 13. rero 13 mugabanya kabiri ni 6 n'igice. Yes, 6 n'igice. Kudodazamo imibare. Yes, hazamo imibare. Umuntu uzavuga ko imibare idakenerwa mu budozi bw'imyenda yazantera amabuye. Yes, imibare nayo irakora. Ya rero ibyo ngibyo byarangira hariya kuri tirete ukamakinga hakurya no hakuno, ubwo ni ku gipande cy'iburyo n'icy'ibumoso, ukamanuka nk'igice ukamakinga ahantu uri buterere wa mukaba, ku buryo haza kuba hareshya ku gipande cy'iburyo n'icy'ibumoso, ku buryo umukaba niwuzura uza kuba uhura bidasumbana. Ya, izi rero ni porte ceinture, nazo uba ugomba kuzikenera. Agatambaro uba wadubuye. Yes, uba wadubuye. Iyi porte ceinture rero ngiye gukata igiye ifite 3 n'igice, hatemo utuntu 6 duhanye na porte ceinture nkeneye. Yes, ukabikora vuba vuba, fast. Nta mwanya wo gutinda. Yes, nta mwanya wo gutinda, ugomba gukora vuba vuba, ugakorera umukiriya vuba, ukamuhera umwenda ku gihe. Yes, rero porte ceinture maze kuzikata, umukaba rero nguyu hano mba nawometse virizoline y'amapantaro. Yes, iyi virizoline mba nakase ifite 1 n'igice, komeka ku ipasi ugahina igice, ukanasiga valeri, ugasiga valeri ku rundi ruhande, ariko ntago uhahina. Iyi ni double ceinture rero yanditseho classic fashion. Ubwo rero nawe bitewe niyo wakoresha, double ceinture ntago ari ikibazo, kuko ziri amoko menshi. Zifite amoko menshi, ahubwo buriya byaterwa n'ubwoko uri gukoresha. Yes, rero ngiye guteraho umukaba. Tera umukaba ugenda ufata vare de couture y'igice. Ziriya ni za porte ceinture rero, genda nazo izitereramo, genda uzishyiramo.
kubera ko uba wagiye ushyira akamenyetso ahantu porte sentire ziri bujye. Ugomba kudoda, waba utaragera aho porte sentire ijya ukabanza ukahashyira porte sentire, then ukabona gukomeza kudoda. Porte sentire nk'uko muri kubibona ziba uzishyiramo zireba ahagana hasi ku ipantaro, ku ibipande by'ipantaro, ukazazishyiramo zireba hejuru, uzishyiramo zicuramye zimanuka hano ku ipantaro. Ugakomeza rero ibyo byose ukagenda ubikora witonze, kandi nanone ugerageza gukoresha speed cyangwa se gushyiramo akabaraga, kugira ngo ube washobora kwivana mu butumwa hakiri kare. Rero mpereye gukora uruhande, iki ni igipande cy'iburyo, iki ni igipande cy'iburyo mpereyeho, muri kubibona. Muri kubibona, iki ni igipande cy'iburyo. Ubwo ndahita nkurikizaho igipande cy'ibumoso. Hariya ni ku gipande cy'ibumoso ngiye gukurikizaho. Naho rero ntago ubanza guterera kuri rwa ruhande nahinnye. Kuriya mukaba hari uruhande uba wahiniye wahinishije ipasi, cya gice ukagihinira ku ipasi, ntago ari cyo ubanza guterera hariya ku ipantaro. Cya gice uba utahinnye, rwa ruhande utahinnye nirwo utereraho. Kandi ukamakinga sure cyangwa se ukitonda ukareba niba hariya utangiriye ari muri yangwa n'ubundi uba wamakinze, kugira ngo ipantaro niyuzura nureba umukaba ubone uhura udasumbana. Rero hano naho ukagenda ubikora nk'uko nabikubwiye. Ahajya porte sentire twagiye tuhamakinga, nahamakinze wabibonye, nashyize utumenyetso. Hariya rero hariya ku itire naho uba ugomba kumenya ko huvuye, hagomba kuba huvuye, pana kuvuga ngo ku itire ziri kureba mu ruhande rumwe. Haba hagomba kuba huvuye. Ndizera kuvura muri kubyumva, kuba muri ku itire huvuye, wahuviye n'ipasi. Ugakomeza rero ugenda ushyiramo porte sentire aho wagiye umakinga cyangwa se ushyira akamenyetso k'aho zigomba kujya. Iyi rero ikaba ari porte sentire ya nyuma. Fashion lovers, ndizera niba utari wamenya ukuntu batera sentire cyangwa se bakora umukaba w'ipantaro, ndizera uri kugenda ubona ishusho y'ibyo wifuzaga kumenya. Turiya dutambaro rero tuba turi kurenga, twaba twa tirete, uradukata kuko ntacyo tuba tukimaze. Uradukata. Ibyo rero birarangiye, tugiye guteraho double sentire. Double sentire nakubwiye, double sentire yitwa classic fashion, ariko zifite amoko menshi, ariko ntabwo icyo ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni uburyo bwo kuziteraho. Kuba waba uzi kuyiteraho nicyo cy'ingenzi, kuko iyo baguha iyo ari yo yose wabasha kuyiteraho. Icya mbere ni ukumenya ngo iterwa gute ku mwenda. Rero noneho cya gice twahinnye, cya gice nahinishije ipasi, noneho ndakirambura hariya, igice ukakirambura. Noneho iyi double sentire ifite uruhande ruba ari rutoya, ruriya ruhande ruto nirwo ugenda uterera kuriya mukaba. Kandi ikindi nanone urabibona ko ari amagambo adacuritse. Classic fashion birasomeka urebeyemo imbere ku ipantaro ku buryo byaba bisomeka, rero ntago ugomba gucurika ariya magambo. Ikindi nanone rero, izi porte sentire ugenda uzizamura
ukagenda uzizamura, ukagenda uzidoderaho uri gutera iriya double ceinture. Ikindi kwitire zahara watereye umukaba uziterera ku ipantaro ziba zigomba kureba hejuru, ntago kwitire ziba zigomba kureba hasi. Yes, ibi muri kubibona makinze ko iriya porte ceinture ndi kugenda nyiha kabiri. Yes, kabiri mu mibare minini, ariko nta standard cyangwa se nta kuvuga ngo kabiri ni itegeko. Ushobora no gukora rimwe n'igice bitewe n'uko umukandara umukiriya azambara uzaba ungana. Ibyo nabyo ushobora kubigenderaho bitewe n'uko ari nk'umukiriya ufite umukandara munini, bikaba byaba ngombwa ko ushobora gukora ziriya porte ceinture ukaziha uburebure bitewe n'uko umukandara w'umukiriya ungana. Yes, ntabwo nakubwira ngo kabiri ni itegeko cyangwa kabiri n'igice cyangwa se rimwe n'igice, byaterwa, gusa kabiri byibura kahuriraho abantu benshi. Yes, hariya rero kuri rwa ruhande uba ugomba kuhadubura. Yes, ukahadubura witonze, warangiza ugakata turiya dutambaro turengaho. Wamara kuhadubura ukahindurura witonze. Yes, muri kubibona muri make, ukahafunika ku buryo haba hameze neza, hafite isuku. Iki ni igipande rero cy'iburyo, igipande cy'iburyo cyo ku ipantaro. Icyo ngicyo rero nimba kirangiye, ni ugukurikizaho iki gipande cy'ibumoso. Igipande cy'ibumoso aricyo kiba gifite ururimi ruriya rujyaho butoniyeri ijyamo igipesu ku ipantaro. Yes, umuntu ujya udoda amapantaro cyangwa se uyabona abasha kubibona. Rero kariya karimi kaba kagomba kuba gasohokamo gafite byibura rimwe n'igice. Rero ndahamakinze nturutse hariya kuri tirete rimwe n'igice. Warangiza ugahita ugarura uriya mukaba wometseho virizoline, muri kubibona. Ukarambura cya gice twanishije ipasi, ukagenda udoda ugendera hariya iruhande rw'iriya virizoline, wirinda kuhurira virizoline. Yes, ukaza ugafunga urudodo. Yes, ndizera abantu batazi gufunga urudodo ari bakeya, waba ukiri umubigini ugitangira, ariko nicyo kintu cy'ingenzi ugomba kumenya ngo nsoje kudoda mfunze urudodo. Yes, hariya rero iriya double ceinture urasa nk'uyihina hariya ku mutwe kugira ngo ubone hafite ubwiza. Hariya ntihagucalenjinge cyangwa se ngo hatume ugira ibintu byinshi wibaza. Hakorwa mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi ndashaka gufata buriya buryo kuramba igenje byo byoroshye. Hari n'ubundi buryo, ariko tugeze mu mametode yo guteraho iriya double ceinture. Hari ubwo twasanga hari n'ubundi buryo wahakora, ariko fata kuriya ko ku mutwe w'iriya double ceinture uhahina. Yes, ugahita ufatiraho nka kuriya ndi kubigenza. Yes, nakubwiye ngo ugomba kumakinga sure yuko ari amagambo yanditseho classic fashion, nimba ari iriya double ceinture wakoresheje, yuko adacuramye. Yes, yuko adacuritse. Ibyo ngibyo ugomba kubyitondera, ugakomeza rero ugenda udoda gake gake, ariko nanone fast. Shyiramo ubwenge n'ubushishozi. Ibi ngibi rero double ceinture ukaba usoje kuyiteraho. Yes, ukaba usoje kuyiteraho. Ndizera isomo riri kumvikana. Fashion lovers, ntabwo nabazanira ibintu bitumvikana, ntabwo nabazanira ibintu byo kubacanga cyangwa se ibintu bidafite umumaro, kuko njya mbibona muri komenti abanyandikira bambwira ati uradufashije
kandi ndanabashimiye cyane. Ahangaha rero niho ruba ruzingiye, hano hacanga benshi, ariko reba witonze uko ngiye kudubura. Hariya imbere kuri rwa hamwe hari ururimi, ku rurimi rujyaho butoniyeri izajyamo igipesu. Urafata kuriya nyine ndi kubigenza. Hariya kiriya gice cya tirete use nk'ukinjizamo, hariya use nk'uwinjizamo kuriya. Ukagerageza kuzingazinga ku buryo noneho ku buryo wadoda, ugafata valeur de couture y'igice uri komeka iriya virizoline yari ifite 1.5, urenzaho igice ku ruhande, no ku rundi ruhande urenzaho igice, ariko uruhande rumwe igice ugihinisha ipasi. Ukadoda rero ugenda ufata cya gice. Aha hantu niho navuga, ntago nareka kubwira ko hagorana, ariko nanone ku muntu ubizi ntago hagorana. Iyo ukora ibyuzi ntago bikugora, gusa ku muntu utabizi biramugora. Ukadoda rero, ukagomeza ukadoda fashion lovers, hano hantu nyine nk'isomo nyine riri uhatinde. Nimba uri gukurikirana iyi video uhatinde, usubize inyuma, wongere nanone uhakore cyangwa se uhige witonze. Rero byarangira ngiye rero kuhahindurura, haba hagomba nyine kuba hadubuye, ntago rero wahasimbuka. Nubwo navuga ko hagoye, gusa ibigoye ntago wavuga ko bidashoboka. Mu cyongereza baravuga ngo difficult doesn't mean impossible. Ibigoye cyangwa se bikomeye ntago bivuga ko bidashoboka. Biragoye ariko birashoboka, kuko murabibona ndabikoze kandi mbikoze neza. Nawe rero wabimenya, nawe wabikora, wabisubiramo. Wemerewe gusubiza video inyuma nyine ukahareba witonze, nicyo cyiza cy'izi video. Munsubirishamo, munsubirishamo, ukatisubiramo, gasubiza inyuma nyine nkasubiramo. Muri kubibona rya 1.5, rwa rurimi ruba ruri ku gipande cy'ibumoso. Kariya karimi rero gasohoka ku ipantaro niko kajyaho butoniyeri. Iyo butoniyeri rero bagashyiramo igipesu, niyo ufungamo igipesu, umukiriya akigira mu misa cyangwa se no mu kindi kirori ameze fresh. Rero ndizera video iri kugenda isobanuka, video iri kugenda yumvikana. Fashion lovers, gikurikiraho rero hano yo gushyiramo ibipimo byo mu nda, n'ubundi baba bishyizemo, baba bahamwakinze cyangwa se baba bashyize akamenyetso. Nakubwiye ngo uyu mukiriya afite mu nda umuzenguruko 38 na makinze muri 19, kuko muri kubibona ko yikubyemo kabiri na makinze rero muri 19. Ngara nashyize akamenyetso. Ugomba gushyiramo ibipimo by'umukiriya neza, ku buryo umukiriya atambara ipantaro ugasanga isigwa, cyangwa se ugasanga iramufashe cyane kubera ko washyizemo ibipimo nabi. Ibyo nabyo rero kumenya gupima ni sawa, no kumenya gushyira ibipimo ku mwenda uri kudoda nabyo ni sawa kurushaho. Rero hariya uratangirira hariya n'ubundi wa makinze, ntabwo uturuka hejuru. Atangirira hariya wa makinze, ashyize ibipimo byo mu nda aho byagarukiye kuri hari kariya akamenyetso, niho uturuka, ntabwo uturuka hejuru. Ikindi kintu hano cy'ingenzi abantu bamwe batajya bakora ni ugushyiramo ibipimo byo mu mataye cyangwa se umuzenguruko wo muri taye. Ibipimo biba ari ingenzi cyane, ugomba hano kubishyiramo. Kuko akenshi iyo witonze neza ubona hano, ubona umurongo waciye wo muri taye uri gushushanya
ku bipande by'imbere ubugaragara uri kuhabona. Rero ugomba gushyiramo ibipimo. Umuzenguruko wo muri taye w'umukiriya, umukiriya wanjye ni 43, rero ugabanyije 221 n'igice mbishyizemo hariya mureba, ukabishyiramo ikintu bita gushyiramo ibipimo, pana umuntu udoda akamanuka hariya randomly nta kintu agendeyeho, ntago biba ari sawa. Ubwirwa n'iki ko ibipimo byo muri taye cyangwa se mu mahanshi birimo, ugomba rero kubishyiramo kuko nicyo umutekinisiye ababereyeho, nicyo umutayeri ababereyeho, kandi umutayeri uri professional, umutayeri w'umunyamwuga. Yes, pana gukora ibintu utabonera ubusobanuro. Hariya rero uhita wongera ugasubira inyuma, hariya ni mu mupando inyuma, uba ugomba kuhitondera, haba hakeneye pana kuhacisha akadodo kamwe, ugomba kongera ugasubizamo urundi rudodo neza aho urwa mbere rwaciye, noneho hano ukabona kuzamuka ukageza hejuru. Ese noneho urarenga hariya twamakinze, uraharenga ukomeze ugere hejuru, ariko ibyo bikora kuri runo rudodo uba uri kudoda usubira inyuma uzamuka. Yes, rero hano kareba niba ziriya kutire zihura buryo neza, ubona hari akamenyetso k'umusaraba, kutire zituruka hejuru n'izitambika ziba zigomba guhura, haba hagomba guhura. Warangiza rero ukatera ipasi witonze, ukajya kuhuvura ku ipasi. Yes, ibyo byose bikurikirane nyine kugira ngo umenye se n'iki gikurikiraho. Hano urabanza uhuvure ku ipasi. Ziriya kutire ziba zigomba kureba hejuru, ugomba kuvura ku ipasi. Rero ipasi umutayeri nyine ugomba kuba ufite ipasi, niba udafite ipasi ubwo ntabwo nzi ngo ubigenza gute, ntabwo nzi uburyo wiyiranjamo, ariko ipasi nyine iba ari ingenzi. Ubwo ntabwo nakumva umuntu udafite ipasi cyangwa se umutayeri udafite ipasi, hariya nyine we abikora ate. Yes, yambwira muri comment cyakora we ukabigenza ku mugani wa ya ndirimbo yitwa ngo ubigenza ute. Wowe ubigenza ute niba udafite ipasi? Rero ugomba kwishaka. Fashion lovers, ndizera video iri kugenda igana ku musozo. Nimba uri gukunda video, kubera iki muceceka muri video zanjye ugasanga nkoze video comment zibaye enye, kandi ugasanga views zirabarega zirangaragariza yuko video mwayirebye, ariko kuki muceceka? Kuki nje mba navuze nanjye nje nkora video ncecetse? Fashion lovers, mujye basi mungaragariza ko mwabibonye, nubwo wavuga ati Pizzo nabibonye, twabibonye, munyereke ko mwabibonye. Gusa mba nabibonye ko mwabibonye, ariko mugomba no kuvuga mugatera comment munshimira, cyangwa se nubwo mwangaya, wenda mbaye nakoze ibidakwiye ubwo mwangaya, ariko nzi ko ntakora ibintu byo kugaya. Je mba nakoze ibintu rimwe na rimwe mu mwana bisabye, mba nateguye amasomo rimwe na rimwe mu mwana yansabye. Rero iyo uvuye kuvura ukora top stitch cyangwa se usiripika urudodo. Urudodo rero buri kugenda usiripika n'urufata ya double ceinture. Yes, nyuma ntabwo double ceinture bifashe, rero runo dodo ruba ari ingenzi cyane kuko rugufasha kugufatira iriya double ceinture ku buryo itakeguka. Yes, ugenda rero urudodo uri kugenda usiripika ruba rugenda ruca muri kwitire neza, hariya muri kwitire hagati rwagati rwose, hakaba munsi ya ziriya porte ceinture, ugomba kugenda uzica munsi. Kandi ikindi ugenda uzamura kwitiremo imbere, kwitire ziba zigomba kureba hejuru, nizireba hasi you will see the result that you will get. Uzabona icyo uzabona ko bitagaragara neza. Yes, rero that why, cyase niyo mpamvu ugomba kuzirebesha hejuru. Fashion lovers, ndizera video yacu iri kugenda igana ku musozo. Niba iyi video wayikunze ukaba ari ubwa mbere urebye video zanjye Fashion lovers, ndagusezeranya ko you will never regret, ntabwo uzicuza yuko wakurikiye video zanjye. Yes, kubera ko nzajya nkwa amasomo y'ingenzi, kandi n'ubundi iyi channel iriho video nyinshi zigisha ubudozi, gukata amashati n'ibindi byinshi cyane, ndetse no kuyadoda byose biriho.
YouTube channel yanjye. Yes, ndizera rero ibintu biri kumvikana. Rero nimba ari ubwa mbere ufunguye iyi YouTube channel, nagusaba gukora subscribe kugira ngo tujye tubana muri video zose, video nzajya na uploadinga ujye tubasha kubona notification. Kandi nimba dusanzwe rero tubana uri inshuti, umunyeshuri wanjye, tubana mu masomo ya buri munsi, kanda like ungaragarize ko wishimiye iyi video, kandi ikindi utere comment, sharinge iyi video ku bandi batayeri bagenzi bawe ushobora gusanga wenda bataramenya channel ya Pizzo. Wisharinge usangize bagenzi bawe ubumenyi. Fashion lovers njyewe icyo nababwira cyo nuko mbakunda, ndabakunda kuko ndabizi ko murankurikira, ndabibona ko munkurikira. Yes, gusa mujye mutera comment, kigurutse kitavuze bakita icyana, mujye mutera comment mumbwire video mwifuza ko ubutaha nazabakorera. Yanjye n'ubundi ndakomeje kubategurira amasomo ya buri munsi, ariko nawe unsabye isomo wifuza ko nagukorera nk'uko uyu muntu yansabye kuba namwereka uko bakora umukaba w'ipantaro, nawe nta kibazo nazagusubiza. Yes, kandi nabo ntarasubiza bihangane, ndabizirikana kandi nzabasubiza. Mwakoze rero kureba video yanjye. Fashion lovers ndabakunda cyane, kandi kuba ndi hano nukubera mwebwe. Aya ni amasomo mba nabateguriye. Ntimukarambirwe kudoda, nuguhora wiyungura ubumenyi, kandi ikindi umunsi ku munsi ukagenda wongera akantu ku kandi, akantu wogira ibyo wongera ku bumenyi bwawe. Fashion lovers ndabakunda cyane. Bye, video zanjye nakagaruka duhure muri video ikurikira.